ntago nari nikunze hari ukuntu wambara nk'umwenda uruswa kenda kakubereye karugufitiye nzi wagenda umuntu akavuga wawe wambaye neza noneho wadangiza ugatangira kubona hano igicece aha ngaha byabyibye n'umutima yanjye none ndabigenza gute ibyo bintu byose rero babikubwiye ni ukuri urababara kubona umuntu ugahita umubwira uko ameze njera abamama biratubabaza ni ukuri watangiye neza urambwira uti urasa neza ese wumva ubuzima bugarutse ndagushimiye nk'umuntu wari unanutse nifuzaga kubyibuha ariko ntabwo nifuzaga kuba umuntu bita kidumbari kurengerana ubwo biraza abantu bakajya bambwira wawe urasa neza usigaye ufite amafaranga bahita bavuga ko ufite amafaranga urasa neza ufite amafaranga urakeye ntangira kumva ni byiza tangira kunshimisha hari imyenda y'abamama njya nkunda ariko narayikundaga nkabangamirwa nuko mbona itambera kuko ntabyibushye iyo myenda ndayatatse bambwira urasa neza wambaye neza nkumva nibyo kuko noneho ya myenda nashakaga yambereye birarenga ndakomeza birarenga urashekerwa muri make mu kinyarwanda ariko bavuga ntangira kubona noneho byazambye mbura aho mbihungira handi ukomeza kubyibuha uhura n'umuntu waruza kubera ibiro amatama yaje amabere yabyimbye nawe ubwawe uri gufureka uri kugenda aterera kumva wapi uhuye n'umuntu mwe muziranye aguciyeho kakanu ko bakubwiraga ngo uri mwiza urasa neza gatangira karabura kabuze rero kabuze nibwo niyanze kandi nikundaga n'undikunda ndikunda ndi umuntu ukunda kwiyitaho kumva niryoheye kwireba utajya kumva utakiryoshye ntangira kubona bitagikunze cyara wari akantu keza wari umuntu mwiza utangiye kuba uruntu n'umuntu yaza nko kurangisha aho utuye kwa mama munini umeze gutya na gutya imisemburo yarasinziriye imisemburo isinzira bitewe na stress ufite bitewe no gukura kuko umubiri wawe ntugifite imbaraga cyangwa nawe waraniyibagiwe nagiye muri byinshi niba ntashize isoni ushobora kwiyibagirwa ukavuga uti ndananiwe ntabwo uyu munsi ntacyo ndi bubazwe cyane nabibazwa ndabihakana ariko kugenda ubyihorera niko na ya misemburo igenda isinzira ufite imitekerereze myinshi imisemburo yagiye mu bindi ubwonko bwagiye mu bindi imisemburo irasinzira icyo gihe ubushake buzagabanuka na ya myaka yacu irimo kutujyana navuze ko gakoreshwa kuva ku myaka 40 ku bagabo uviye inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza ubuzima butuma nyine ubaho neza wirinde diabete wirinde ububyibuho ukabije wirinde kunanuka bikabije wirinde icyatuma nyine ubuzima bwawe butagenda neza kenshi iyo umubiri wacu utameze neza hari nubwo nyine roho zacu nabwo zidatungana bitagenda neza hari nubwo mu buryo bw'imitekerereze nabwo tudatekereza neza kenshi nanone iyo mu mutwe hacu hatameze neza mu mitekerereze yacu hatameze neza hari nubwo usanga mu mibiri yacu hatameze neza ndi kuganira n'uyu muvandimwe uyu mushiki wacu uri kureba ahangaha yambaye itaburiye kameme aje nk'umuprofesiyoneri aje nk'uwabigize umwuga uri kumureba yego uyu niwe tugiye kuganira yitwa Marthe Uwineza niwe tugiye kuganira afite uburyo inkuru yawe yahinduka uyu munsi ukongera ukagira ubuzima buzima cyangwa ugatangira kugira ubuzima bukwiye kuko harimo abatarigeze bawugira ukavuka ufite obesite ufite kubyibuha gukabije ukavuka ufite umubiri ufite ibibazo ariko wenda uyu munsi byahinduka ko utangiye kugira ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze muri better life ubuzima buzira umuze uraho neza Marthe muraho neza Gerard umeze neza ndaho ndashimira nitwa Rweme Mbabazi nanjye nitwa Uwineza Marthe Uwineza yego tujye twikoresheje ikinyarwanda wa urabizi kuri mwiza murakoze urabizi ndabimenye ubwo mubimbwiye nuko tubikubwiye gusa
nabikekaga kubera ko Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Okay, nenge kuvuga nti mu bwiza umuntu aba afite po nziza nkuko nguko, hari biba bihuriye n'akazi mukora? Yego, birahuye cyane. Kuko kugira ngo use neza ubigiramo uruhare. Yego. Bigusaba ngo ubanze wiyiteho, wikunde, wimenye, numara kubyiha ubone ubisangize n'abandi. Bijya biguhera wowe byagenze gute kugira ngo uvuge uti ngomba gusa neza kugira ngo nuza andeba? Harimo umuntu utanga nyine ikintu ariko ugasanga ntabwo agifite, sibyo? Ni ukuri mbikuye ku mutima, ndabona na Tereroma uri mwiza, sibyo? Rero wowe wabigizemo uruhare gute kugira ngo uvuge uti kugira ngo nujya ndeba ibyo mvuga biyo bisa nibyo ntanga? Yego. Njyewe mu buzima bwanjye nararebye ndavuga nti umuntu niwe manager ku buzima bwe. Ibyo byo mbere y'ibyo ngibyo ndabanza nimenye nikunde. Yego. Menye ngo ngana gute, eske biranshimishije, ndiryoheye uko nibona nuko ngenda. Yego. Nimara kubimenya ndabisangiza n'abandi, cyane cyane abamama, igitsina gore. Dukunda kubwirwa ko turi beza. Murakoze. Urumva nabishimye cyane. Nukuri ari umupasiteri wacu ntari buvuge, niwe wajyaga atubwira ngo impano nziza waho umugore. Ako si nk'umuntu mwimiye iki credit wamuvuze ko yavugaga ibyiza? Ni Pasiteri Sultan Eric. Yego. Yakundaga kutubwira turi mu rusengero ngo impano nziza umugore akumva arishimye no kumubwira ko ari mwiza. Ubwo nawe uri umuhanuzi. Okay, ntiwumva se di? Nukuri murakoze, ndishimye. Nubwo buryo rero nabitekerejeho, ndavuga nti mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo use neza ugendane n'igihe, bigende kuri ritimi imwe, utakecuye, utagize gute, udasa nabi. Ntabwo mvuze ngo abakecuru baba batitayeho, ariko ukagendana n'imyaka, ugakecura imburagihe. Ugakecura imburagihe, nicyo nashatse kuvuga. Gusaza imburagihe. Wowe witekereza ukavuga uti byagenda bite hamwe n'imyaka irimo kugenda, ni gute ngiye nabikora, reka nyoboke iyi nzira. Yego. Wavuze uti ukiryohera. Wumva wowe wiryoheye. Yego. Reka duhere ku cyambere ahubwo. Hari igihe wabaye ukumva ntabwo wiryoheye? Duhe ako kantu kugira ngo n'umuntu uza kutwumva aze kuvuga ati burya Uwineza nawe byamubaye uyu munsi ameze neza. Abadamu muri rusange reka mbare mvuga kuko ubwo nikunze, ariko n'abagabo nshobora kubavuga, ariko reka mvuge kuba mama cyane. Dukunda guhindagurika. Uyu munsi niba uri mutoya kumva ushaka kuba munini, waba uri munini kumva ushaka kugabanuka, ukavuga uti nshaka kugera kuri yataye cya kigero numva gihoraho. Yego. Sinzamuke sinamanuke, cyane cyane niyo bagiye gutora wenda ngo abamisi bareba abantu batabyibushye. Rero bigatuma abantu twumva ko turi banini cyangwa bumva ko ari banini hari ukuntu babangamyeho. Noneho ndavuga nti gute nta kwiyitaho ngo imyaka yanjye n'ibiro n'isura bigendane. Nubwo buryo nabitekerejeho. Icyo gihe umvaga wibihiye? Hari igihe nakoze nibihiye. Yego. Nari muto nifuza kubyibuha. Nifuje kubyibuha, noneho nabwo mbona ndabyibushye cyane, ibiro bihise bizamuka. Ngera navuye ku biro 53 ngera ku biro 70. Numva ubwoba buranyishe. Ibiro 20 wongeye. Ntangira kubura ikintu nambara. Ntangira guhura n'abantu bakanyoberwa. Ndavuga manange ibino noneho nibiki, naba ndi kuzamuka nkumva ndi kwahagira. Ndavuga aha naho natekereje ukuntu ko kwibeshya. Kanongere nshaka ubundi buryo. Nongera kumva ko nta kibazo ndi bugere ku muntu dugiye guhura kambaza. Nambare mberwe se neza. Hari ukuntu iyo unanutse nabwo ubona hano gutya bidahura, ukabona nabwo wakishe. Nubwo buryo rero naragabanyije. Wabigenje gute rero kugira ngo umva wongere ibiro none uve mu kongera ibiro unabigabanye? Noneho ntago ari ibintu bita bihutira ako kanya ngo ubone byaje byizanye, ariko ubigiramo uruhare. Ugafata regime kandi ukazikurikiza nta bunebwe.
nakoze siporo bwa mbere biranga pe neza. Ibyo ndabizi natwe bitubaho biranga. Nanjye nigeze gukora siporo muvandi, nkora siporo nshaka guta ibiro, kandi ubwo nanjye nigeze kwifuza kubyibuha mu buzima, sinigeze mbyibuha, nabyibushye muri ino myaka. Nkora siporo biranga ahubwo nkabyibuha. Ujya kubona ukabona byanze, niyo bigabanutseho ntago biza ku rugero wowe wumva ubyifuzamo. Ndavuga nti noneho ngiye gukora regime. Mbikora ariko nta bumenyi mbifitemo, ariko akunda uvuga ngo nakoze siporo ngo reka ngire gutya. Ndavuga rero ubwo byanze kangane uriya muvandimwe amfashe angira inama. Turicara tubiganiraho. Ni umuvandimwe uri inyuma ya kamera? Yego. Turicara tubiganiraho, ampa inama. Ntukurambwira ati nuzikurikiza uzagaruka unanshimire. Yari umushuti wanjye bisanzwe, ariko ko yakuganira cyane nk'abamama, mugezeho ikibazo mfite antega amatwi, anyereka inzira, ndamushimiye. Nubwo buryo rero natangiye nza gukoresha izi regime ziri hano. Twereke izo wakoresheje. Nakoresheje ikora izikora iki, unadusobanura icyo zose zagiye zigufasha kugira ngo nuzishaka nawe nyine azakugane. Izi product rero uzikoresha bitewe n'uko umeze n'ibiro ufite. Twebwe uradusanga tukanza tugagupima. Nubwo rero nanjye namusanze areba ibiro mfite, areba uko ndeshya, amenya product ari bumwe. Yarabanje ampizi ngizi, ambwira uko ngomba kuzikoresha. Ize eshatu wari ubyushaka? Nari mbyibushye cyane, numva byatangiye kuzamba, nsigaye nahagira. Ubwo birumvikana ko no mu mutwe watekerezaga nabi, utikunze. Ntago nari nikunze. Ari ukuntu wambara nk'umwenda uruswa kenda kakubereye, karugufitiye nzi, wagenda umuntu akavuga wawe wambaye neza. Noneho wadangiza ugatajya kubona hano igicece. Ahangaha byabyibye kabuti Imana yanjye. None ndapfuye. None ndabigenza gute? Utwenda witaga twiza no kuri tugatangira kukunanira. Icyo gihe nawe utangira kwiyanga. Utangira kwitera icyizere. Ubwo niba utikunze tayari nta muntu uri gukunda. Yari harava umuntu aza ku blaming. Wabaye iki? Uri kibiki gabanya ibiro, wagira ngo nutekereza, wagira ngo utekere impumyi. Ibyo bintu byose rero babikubwiye ni ukuri urababara. Kubona umuntu ugahita umubwira uko ameze. Njera abamama biratubabaza. Ni ukuri watangiye neza urambwira uti urasa neza. Ese wumva ubuzima bugarutse. Ndagushimiye. Navuze byibuze ibi bintu. Ubwo rero naramugannye yanyereka uko bimeze. Bijya kuri tayi, hari igihe unabyibuha kubimanura bikanga, ariko kubyibuha biremera, birihuta. Ariko kugira ngo uzananuke ubone ugeze kuri tayi ushaka, ndabarahiye ni ubushake, ubikunze, ubishaka, ukanabishobora. Ni ibintu bitatu ugomba gukora kandi koko bikagenda neza. None se mbwira wene, icyo gihe wenda katwinjiye mu mitima y'abantu baba bafite ibiro batifuza, cyane cyane ibyinshi, kuko nizo cases zihari nyinshi. Icyo gihe mu mutwe uba umeze gute mu buryo bw'imitekerereze, uhinduka gute mu buryo bw'amarangamutima? Wewe wari warahindutse gute ufite ibiro byinshi? Mfite ibiro byinshi byaje gake gake, nabyo ntabwo ari ibintu byose byihuta ako kanya ku buryo bucya mu gitondo ngo nibone. Birumvikana. Nk'umuntu wari unanutse nifuzaga kubyibuha, ariko ntabwo nifuzaga kuba umuntu bita kidumbari. Kurengerana. Ubwo biraza abantu bakajya bambwira wawe urasa neza, usigaye ufite amafaranga. Batavuga ko ufite amafaranga, urasa neza, ufite amafaranga, urakeye. Ntangira kumva ni byiza, tangira kunshimisha. Hari imyenda y'abamama njya nkunda, ariko narayikundaga nkabangamirwa nuko mbona itambera kuko ntabyibushye. Imyenda ndayatatse, bambwira urasa neza, wambaye neza, nkumva nibyo kuko noneho ya myenda nashakaga yambereye. Birarenga, ndakomeza birarenga. Urashekerwa muri make mu Kinyarwanda ariko bavuga. Ntangira kubona noneho byazambye, mbura aho mbihungira handi. Ukomeza kubyibuha, uhura n'umuntu waruza akakoyoberwa, ukibaza ukuntu warumbaje ngo imitekerereze. Ahantu byanjennye n'uguhura n'umuntu mwari muziranye, ugatangira kwitekerezaho ukuntu ugiye kumwexplica uwo uriwe kandi muraziranye. Kubera ibiro amatama yaje.
amabere yabyimbye nawe ubwawe uri gufureka uri kugenda aterera kumva wapi uhuye n'umuntu mwemuziranye aguciyeho wari uje nko kumusuhuza uramwishimiye uko mugiye kujya muri za burage musanganywe yego arakuyobewe arigendeye nasigaraga mbabaye nkasigara njenwe n'ukuntu ngiye kumugenda nkamwibwira bundi bushyashya kakanu ko bakubwiraga ngo uri mwiza urasa neza gatangira karabura kabuze rero kabuze nibwo niyanze kandi nikundaga n'undikunda yego ndikunda ndi umuntu ukunda kwiyitaho kumva niryoheye kwireba utajya kumva utakiryoshye ntangira kubona bitagikunze nyine ubona bisa nabi pe sinkubeshye gusa kubyibuha biraryoha buri wese azabikubwira ko iyo birengeranye birakubabaza kuko batangira kuguhimba amazina wari umuntu cyara wari akantu keza wari umuntu mwiza utangiye kuba uruntu n'umuntu yaza nko kurangisha aho utuye kwa mama munini umeze gutya na gutya nabyo nukuri natangiye kumva atari byiza nibwo nayobotse ibi bintu wa mama ubyibushye byaragabanutse ndumva maze kuvaho ibiro 7 kandi ntabwo ari mu gihe kinini nukuri mu gihe kingana iki bikoze nk'amezi 2 mu mezi 2 kuko ndagaruka nkapimisha ibiro ariko noneho mu kubikoramo njye narabanje nsa n'ubyiga n'ubibwirwa ndanabikoresha ndaje ndavuga gute noneho bya bintu niba ndi kubona biri kungirira umumaro nta bijyamo neza ngo bibe ibintu byanjye nibwo nabigiyemo noneho bijyamo neza ntangira kubikoresha nanabizi nanabibwira abandi kandi ikintu kinshimisha nuko abantu nabibwiye nabisharinze baza kumareza ibitazo uko byagenze hari igihe biba ari n'itegeko kuza kuko ntabwo twakuvura tutari kubona aho biva naho bijya mu buryo bwo kugufasha rero turakwiyegereza dufite n'amagrupe y'abantu bacu bitewe n'ukuntu imbonezamirire yacu inyunganiramirire tubafasha cyane cyane abarejime abarejime nibo batugana tubashyira mu magrupe kugira ngo umuntu atiheba nk'uko nguko nabyumvaga ngo yumve ko byacitse yumve ko ari wenyine yumve ko ari mubi dukora amagrupe tugahuriramo ntago tugabanuka ku rugero rungana kuko ntitunganye ibiro ntidufite imibiri imwe ntidushaka no kungana ntidufite n'imibiri imwe rero niyo mpamvu tujya mu magrupe tugahana ibitekerezo n'imiti baduha n'amaproduwi dukoresha ntago ari bimwe kuko niba nge nshaka kumanura ibiro byarengeranye hari undi ushaka gukuraho dukeya hari n'undi ushaka kugumaho yarari ntago dukoresha bimwe niyo mpamvu tugenda dukoresha amagrupe gutyo tukagenda tunamenya ku buryo se umuntu wenda muri groupe mushobora kumubwira muti uyu munsi rero turafata ibi ngibi ntufate nturye inyama uyu munsi nturye ibisukari mukora iki muri groupe icyo kintu mbajije ni cyiza cyane kuko kiri mu bintu bimeze nk'agashya twe dufite iwacu twe dufite resitora itegurira indyo yuzuye abantu bari kuri regime kandi bigenda bihindagurika nabwo bitewe n'aho ugejeje tukakubwira wowe gutya na gutya bigenda gutya ntabwo dukoresha indyo imwe dufite resitora ibitegura yaba ranche yaba mu gitondo nyine uko bigiye bimeze na saa sita kandi ukarya ugahaga ibiro byawe bitazamutse bitanamanutse wowe tubikora ku rugero ushaka kandi tutakwicishije nk'inzara hari abantu bazi ko nko gukora regime ari nko kunywa ngo amazi yonyine ku munsi ngo ukiteza inzara ngo ukiyiriza ubusa kugira ngo ukunde unanuke oya twebwe turagutegurira ifunguro ryiza ukarya ugahaga kandi na bya biro byawe bikamanuka uko bishaka inzara itakwishe hari abantu bakora regime bakarwara amasereri ukajya wumva urazengera bitewe n'uko twe ntabwo ari uko tugufasha n'abarwara igifu abantu barwara igifu hari abantu bafite ibindi bibazo runaka by'umubiri nk'umuntu utwite nawe ntiwavuga ngo ntabwo wakora regime kuko utwite oya nawe arayikora kandi tukamufasha neza atavuga ngo ngwiriza ubusa ngo biki oya ntabwo ibyo ngibyo wenda uvuze resitora wenda uyivuze harimo benshi wenda adakunda kurya muri resitora cyangwa se wenda yafata regime hatagiye muri resitora kuko twese ntabwo twarya muri resitora hari uguhenda kwabyo
hari umwanya wabyo, hari uko ushaka kwitunganyiriza ibyawe mu rugo rwawe, kweki resitora impamvu twayitekerejeho, hari abantu baba badafite nk'umwanya wo kwitegurira. Yego. Abo ngabo twabatekerejeho. Turavuga tuti aba bantu ashobora kuba ashaka kujya kuri regime cyangwa gukora regime ariko ntabone umwanya. Uwo nguwo twamutekerejeho. Ubundi nushaka gukora regime ariko akaba atabisobanukiwe. Wenda twabimubwiye ariko ntago ari kubyumva neza. Yego. Icyo gihe nkatwe nk'abantu tumukurikirana tumenya ngo uyakeneye ibi n'ibi turabazi ni benshi. Ntago babaho ku buryo bumwe. Umenya ngo uyu ndamutegurira ibi bitewe n'urwego agezeho n'uyu. Abo mu mujyi wa Kigali tubakorera delivery ku buntu. Okay. Abo mu ntara turabakurikirana umwanya ku wundi tukamubwira uko ari bubigenze, uko ari bubyitwaremo bitewe n'ibiro agezeho nuko turi kumubona. Yego. Wa mugani hari abantu uyu munsi bari mu maofisi nyine bakicara regime kubera ko atabonye umwanya, atabonye resitora imuha ibiryo nyine yifuza. Icyo wenda nkeka ko cyaba igisubizo kuri uwo muntu. Igisubizo abo bantu twabatekerejeho cyane. Yego. Ko twakoze ku mpande zose. Nuko rero ni muri Better Life nkuko wenda watangiye ubitubwira. Tubwire wenda byafasha abantu, bidusobanurire n'ibyo umuntu ashobora kuba yafata wenda akaba yabasha no kuba yabagana. Yego. Twari twabanje ku kijyanye no kugabanya ibiro. Okay, tubwire wewe wafashe zino produit. Yego, nafashe izi ngizi. Yego. Iyo bayita? Ingi bayita colon. Iyi colon yacu rero nibe turuka ku iki? Ndabona hariho ikintu kimeze nk'igitonyanga cy'amazi. Yego. Ikoze mu buryo bw'utunini. Nuko nguko imeze. Ni bimwe tuba twita inyunganiramirire. Ni inyunganiramirire. Cyangwa imbonezamirire. Ni inyunganiramirire. Yego. Imbonezamirire ikoreshwa ku bantu b'abana badakura. Yego. Ni inyunganiramirire. Iyi ni inyunganiramirire. Abana bato nkatwe. Birashoboka. Birashoboka ntamenye. Iyi koroni yacu rero ukuntu ikora imeze nk'utunini. Uyinywa kamwe ku munsi. Ariko twabanje gupima ibiro byawe. Yego. Ushobora guhitamo uti ndakanywa mu gitondo ngiye nko ku kazi n'indangiza ngende mu mirimo yanjye ya buri munsi isanzwe. Undi ashobora kuvuga ati nshobora kukanywa saa sita maze nko kurya. Yego. Undi ati ndakanywa mvuye mu kazi stress zose zirangiye. Ikintu ukora nuko unywa kamwe ku munsi nta kibazo. Ubwo rero tugenda tukureba aho ugereye ku biro byawe, niba twakongera kandi gakire, niba twaparikiraho cyangwa tukakubwira jya ubigenza gutya. Ariko ubwo mufite imashini zipima? Turazifite. Turapima tukareba amaraso yawe akora gute, ibiro byawe bimeze gute, eske ukeneye iki gutyo. Yego. Noneho rero iyindi ndabona nso slimming. Yego. Akenshi tushobora kuguha nka gutya, iyo ni ifu ushyira mu mazi ashyushye ukanywa. Yego. Agatayi kakagenda neza. Ndabona ari umukobwa wa maneke. Aka gakobwa agakobwa kameze neza. Ari ushobora kuza ari munini. Bivuze ngo ni iby'abagore gusa, twebwe abagabo ntibitureba. N'abagabo barabikoresha. Bazashushanya n'umugabo rero. Abagabo nuko abamama ari bakunda. Yego. Abagabo ngo bakunda za six pack, sinzi ibyo barimo. Six pack ariko shari umuntu uba ufite inda ebana. Iragenda rwose. Iyo ndari ugomba kubanza kwikuraho kugira ngo ukore six pack. Yego. Ubwo ngubwo akangaka cyane cyane kagabanya inda. Ako ka colon. Yego. Colon igabanya inda cyane. Ku bijyanye n'ibintu by'ibinure n'ibiki rero tubigenza gutya. Ngo bivuze ngo umugabo ufite inda kubera za byeri akangaka kamukorera nta kibazo. Babagane. Yego. Batugane n'ukuri tubafashe kandi bazaza badushimire. Yego. Abafite inka bazatugabira. Iyo uje rero ufite ibiro byinshi tubasha guterura. Iyi ngiyi yo yagufashije iki? Iyi ngiyo ntuza mu kubiguha nayo urabona ko ni ifu. Yego. Tubiguha nk'akire gutya urabitwara biri kombine. Iyo aya mafu yo uyanywa kimwe n'ubundi ushyira mu mazi. Yego. Iyo uje ushaka guhita unanuka bigaragara tuguha ibi ngibi bitatu. Yego.
iyo udashaka rero guhita unanuka ukagenda gake gake nibyo nakubwiye ko dupima ibiro tukanareba n'uburyo ki amaraso yawe akora n'uko ameze ubundi tukamenya uko tugenda tubihuza umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu icyarimwe bitewe nawe. ufata se iyo myunganiramirire ashobora no kurya bisanzwe cyangwa uburyo mu mutegeka mu mwoburija? turabikoburija kuko uriye bisanzwe n'ubundi nta kintu waba wakoze. waba umeze nka wa muntu n'undi uva muri siporo akaza yarangiza recuperation ye getiba amafiriti amabyeri ibintu biri sikire ugasanga n'ubundi nta kintu akoze ahubwo kubera yanzara yavuye gutara byita gutara inzara gutara inyota akaza ugasanga noneho ibiro byarenze handi yashakaga icyo gihe nta kintu ukoze. Nubwo buryo rero tukuganiriza twakugira inama ntago tuguha ibyo kurya gusa tukugira n'inama tukakwereka buryo ki wayikoresha ibintu bikagenda neza. hari umuntu ushobora kwibaza tutararengaho ngo kugira ngo twumve ibyo ngibyo abenshi dutinya imiti yo kwa muganga pe cyane igenda bizi ikintu cyitwa inyunganiramirire sama supplement ikintu cyitwa inyunganiramirire nzi ko ari ibintu biri naturel ariko bikoze nyine nk'imiti yo kwa muganga. Yego nzi icyo ari cyo nzi ko bitari chimique. Ntago biri chimique. wakwemeza gute umuntu ko bino bintu atari imiti bana nko kwanywa ikinini cy'umutwe nko kwanywa ibinini byakozwe mu nganda? wabisobanura gute bino? Akenshi biba ari nko kunywa mu cyayi. Urabona nk'uyu muntu aguhaye nk'amajyani cyangwa kankwereke amate. Yego uhita ubyumvamo ko ari amajyani nubwo ari ifu. Yego nubwo buryo rero tubigona uhita ubibona ko nabyumva n'ibintu bumva binateye apeti kuko no kagu uri kumva n'agahumuro karimo uhita ubyumva ko ari nk'icyayi urimo kunywa. Ntabwo ari ibintu bishimike. Ubinywa nko kunywa icyayi ugashyira mu gakombe ugashyiramo agafu kawe ugatereka hano ku meza niba uri no kuganira n'abantu cyangwa uri muri ofisi. Yego mu mazi yawe ashyushye ukanywa nta kibazo. Ntabwo ari umuti? Ntabwo ari imiti. Yego okay. Nuko rero ibindi mufite se bishobora kuba byafasha nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya dufite abantu bafite ibibazo pe by'imibiri yabo, nk'abantu bafite amadiyabete, abantu bafite ibibazo by'imitima n'ibiki byose dufite amahibiscus n'ubundi ni amafu nakubwiraga ukoresha unywa nk'icyayi. Hibiscus ariko iranazwi. Iyo irazwi ntago tubivugaho cyane nuko warumbajije ngo ibindi bintu byafasha abantu b'amadiyabete. Hibiscus wenda ifasha nk'abaki? Abantu bafite ikibazo cy'imitima. N'ukuntu amaraso aba ari kugenda nabi. Ibiyungurura amaraso mbere ya byose. Nicyo kintu cya mbere nabasha gushishikariza abantu bayibona. Hari n'igihe umuntu ashobora kuba yibona ariko atazi imikorere yayo cyangwa se afiteho ubumenyi bukeya cyangwa yanamufasha ariko atabizi. Hibiscus rero cyane ifasha abantu bafite ikibazo cy'amaraso. Ashobora kuba ari make adatembera neza atagira gute, icyo gihe ukoresha hibiscus. Ashobora no kuba ari makeya ntayo ufite, irayongera nk'uko tuzi ko na beterave yongera amaraso. Hibiscus rero nayo irayongera kandi iri mu karahuri kaba karyoshye. Ubona akantu gateye inyota. Ushobora no kukanywa wikina bitewe n'ukuntu kasaga ukavuga uti ka kantu karasa neza reka nyweho kandi ukabura nivuye nta kibazo. Tukaba dufite rero na chia seed. Chia seed nayo irazwi, ntago turi bivuge ibintu byinshi cyane. Nk'ikimera biragaragara gifite utubuto twinshi dutoya. Chia seed bayishyira mu mazi ukayinywa mu mazi ashyushye, igabanya. Uyinywa mu mazi ashyushye burya? Nibwo ikora neza. Ushobora no gushyira mwakonje ariko mu mazi ashyushye yo ihita yihuta. Kuko irabyimba izana ikintu kimeze nk'ikijero ukuntu ari cyo gerero cy'umuti ku bantu ba mbere navuga n'abantu barwaye ama constipation. Okay. Yego. Ikora ku kijyanye n'igogora. Umuntu ashobora kurya amara kurya kumva yaguwe nabi, byamuhezemo byagize bitari naho haza kuva cya kintu n'icyo kubyibuha. Sibyo? Yego. Suppose urariye biguhezemo uri muri ofisi uri ahantu wicaye ntiwabikoresheje ngo igogora rigende neza bisohoke bikora umurimo wabyo.
ariko ibisikisi ni icyo kintu mbanje guheraho ikora igogora neza. chia seed yego chia seed ikora igogora neza ku barwayi barwaye ibifu, barwaye amakonstipation, ku bantu barwaye amahemoroide ni benshi ndabizi. Hemoroide ni ikibazo uzi kuba umaze nk'icyumweru urya chia seed nabonye igabanya n'isukari nabyo nari kubigeraho. Uzi kuba umaze nk'icyumweru urya waba n'icuru ugiye kuri toilette ukumva nawe naguzize ibyo bintu bikaba gake kujya kuri toilette gake gashoboka. Ubwo ukatangira kwibaza ati ibintu ndya bijya hehe, biba ari uburwayi buteye ubwoba. Ariko iyi chia seed iragenda ikabikora, cya kijeri cyayo kiragenda kikajya mu mubiri ikagabanya n'amakolesterol n'ibiki byose, warangiza igogora rikagenda neza, ukarya bikamakora umurimo wabyo mu mubiri, byarangiza bigasohoka bikagenda. Nyaboneka abantu ariko twumva ibi bintu mu byumve ntabwo ari by'abarwayi, nibyo buri muntu wese. Nka chia seed nanjye sometimes njya nzikoresha bite iyo maze igihe ntakora siporo, iyo maze igihe ntideplace, kwicara no tuje ntabwo ari byiza. Igabanya amasukari rero ku barwayi ba diabete, mube hafi n'ukuri mutera agatebe mbabwire. Chia seed ni ikintu cyiza cyane izo diabete, ibintu by'amadiabete, ibintu byo kugugara, igogora. Mbega abantu hemoroide, ngenzi umuntu urwaye hemoroide 3 ziri kumwe zimeze nk'amashyiga, urananuka wumva utameze neza, kambayeho ubuhamya butoya. Nge narwaye constipation, noneho ngira ngo ni ibintu bisanzwe biraho, nyirwara niga muri secondaire, mbaho nzi ko ari indwara yanjye isanzwe. Noneho nyuma yaho riba grave, ngira nkareba mba ndatwise, nkaba nzi umuti uri bumvure kwa muganga, nzi indwara ndwaye, nzi n'umuti uri bumvure. Handi nagendaga muganga akanambwira ati kuzi indwara uburwaye uzi n'umuti ukuvura, ajye ugenda muri farumasi ukawugura bikagufasha. Yego icyo gero naratwise inda y'amezi 4 ndwara kwa kundi, ndavuga ya miti muganga yampaga ndayizi, n'indwara ndwaye ndayizi, ariko ngiye kwaka inama kwa muganga bitewe n'ukomeze. Ndagenda muganga arambwira ngo na paracetamol ntabwo yemerewe bitewe n'ikibazo ufite, n'ifite inda y'amezi 4. Ndibaza nanjye ndabigenza gute? Jera nari ngeze kuri rwago gutangwa, umva nywa n'amazi ntasohoke, nta kintu na kimwe numva ngiye guturika. Muganga amaze kumbwira gutyo ngo noneho na paracetamol sinyemerewe, ndavuga ndanywa wa muti uranshwanyuriza abana, no harimo 2 nta n'ubwo n'undi twite impanga. Ndavuga ndabigenza gute? Muganga yambwira ngo ngenda unywa amazi. Ubwo nari nagerageje amapapayi, nagerageje dodo, nagerageje byose byanza, ku buryo yambwira ati na paracetamol ntuyemere, genda unywa amazi. Naraje mama mbonye bitewe n'ukuntu aziko bijya binzengereza, nambwira ngo umwana wanjye agiye gupfana n'abana be. Rero nukuri murwanya icyo kintu kitaraba grave nkuko nari meze. Nyine Imana itagiye uri kwibigenza yari yeranje, nywa amazi bigera ubwo numva ngiye gusandara. Umunota wanyuma mbona birakunze, ariko byaragoranye uko byagenze nyuma kugira ngo byemere, ntago nabivugira kuri kamera. Ariko nari mbivuze kugira ngo mutumva ko ari ibindi, waba uri muzima bikoresheje bifite icyo kibazo mbere yuko kiba, waba byarakwatatse koresha uyu muti. Reka mvuge ko ari umuti ntacyo, kuko nabwo byakuvura. Chia seed yakuvura, ariko nukuri ntago ari abantu barangije kurwara cyangwa babiteganya. Mu buzima bwacu bwa buri munsi ukoresheje chia seed, ndumva nta kosa waba ukoze, n'Imana yazaguha umugisha, kuko burya ngo natwe rimwe na rimwe tuba tugomba kwifasha. Oya nibyo, ubu ngubu urimo urabikora, ndi gukora umurimo w'Imana cyane. Yego banakugane, batugane muri Better Life, dukorera muri Mike, muri basement. Mike mu muryango kangahe? Ndabaha nimero, kuko umuntu ashobora kuza kuyoba kugira gute, uratuvugisha. Ndabaha nimero, mudusangeyo tubafashe n'ukuri, kandi ibi bintu muzabahamya beza nkuko nanjye ndi kubihamiriza. Yego nivuga bita bigaragara ko biri
authentique. yego dufite rero n'iyindi ya lemon negress. Yitwa gute? Lemon. Yego. Ubwo harimo ngira ngo kuri kamera muri kuyireba. Yego. Harimo lemon nyine. Nshobora kuvuga wenda ijwi ntirizamuke cyangwa mfite uko ntezweho gatoya, ariko iyo mbivuze ndi no kubikwereka byibura ubasha kubyumva kurushaho. Iyi nayo ikozwe nk'indimu. Yego. Iri mu byo twifashisha tugabanya ibiro. Ubundi gahunda twe dufite ni ukugabanya ibiro kandi ku rwego rushimishije, ku rwego buri wese yumva yiyumvamo, atari itegeko, atari uguhatwa, ahubwo bivuye muri nyirabyo bitewe n'uko wowe wiyizi. Watangiye utubwira ngo ariko wafatanyije na Bibiliya ndumva usenga ngo roho nziza mu mubiri muzima. Ni ukuri reka mbabwire, nutimenya nta muntu uzakumenya, nutikunda nta muntu uzagukunda kukurusha. N'umuntu ugiye kugukunda agukunda bigendeye uko ugaragara n'uko wikunze, byarangiza akabigenderaho akabona akagukunda. Rero twikunde ni ukuri tuzaba dukoze umurimo mwiza. Yego. Ndacyafite utundi twereka. Yego. Turahari. Yego. Ariko abantu banumva ko ari ibintu bireba buri muntu wese. Yego. Nk'abantu batangiye kugenda bakuza imyaka guhera ku myaka buriya 30. Nigeze kujya kwa muganga, hari akantu nari ndwaye numva ko ari simple, ariko ndibwa mu mugongo. None umuganga ampimye arambwira ati mugongo wawe nta kibazo ufite. Atari ko umuntu wese urengeje imyaka 25 ubwo biterwa n'umuntu giye imyaka 25 arengeje cyane. Kure umuntu urengeje imyaka 25 hari ukuntu aba agomba kwitwara, hari ukuntu aba agomba kwifata, kuko umubiri ntabwo uba muto ahubwo urakura ugasaza. Atari ukugendeye ngo nuko byakugarutse habayeho ikibazo runaka ngo reka njye mbigenze gutya. Icyo gihe barakubwira ngo ni ibintu umuntu ategetswe bitewe n'iyo myaka. Cyane ategetswe n'iyo myaka. Rero ntabwo kuvuga ngo witegereza ko ibyo bintu bigushikira bikugeraho, ahubwo uvuga ngo nkore icyo twita kubirwanya bitarangira, ukumire bitaraba. Nibyo turi gukora hano hamwe na Uwineza. Yego Uwine. Nari nkibabwira rero, wari uri kumbaza ngo ese bireba abamama gusa cyangwa ni bose muri rusange. Dufite n'iyi maka ku bapapa. Ngira ngo muri mutangawize niki? Maka ibamo matangawize, ni akantu kameze nk'agakofi, sibyo? Maka rero yacu ikoreshwa ku bagabo bafite ikibazo cya prostate. Ariko nanone kuva ku myaka 40 kuzamura. Uriya mutsi wa prostate hari igihe ubagize ikibazo ukanabyimba. Natural therapy. Yego. Imaka ishobora kuba yabafasha. Imaka irabafasha. Twivuga ngo nuko ngo hari abantu ngo bayirwaye, ukagenda ugahita wirukanka bagupima bagasanga rimwe na rimwe yarakurenze. Oya, iragufasha rwose kandi yongera nyine. Yongera iki? Yongera ubushake. Yongera ubushake ku bagabo. Yongera ubushake ku bagabo. Ikibazo cya prostate nkikiriho, hari ukuntu umuntu aba isa niyamurenze, yaragumye kwitinya cyangwa kwiyumvira, ugasanga ageze nko ku kibazo umuntu w'umugabo agenda jojoba, ku buryo iyo narebye nabi bakoburija kwambara amapampa, udupade. Aka gapade muri hano n'akabagabo bagize ikibazo cya prostate. Niyo mpamvu ntigeze mbibagirwa. Urumva ko iyo utangiye ukimenya, ukatugana, tukakugira inama, tukagira gute, tukanagupima, ntago wageza kuri level y'uko umuntu w'umugabo agenda yambaye agapade nk'umugore. Ni pade abagabo bambara? Iyi tuntu tw'abagabo. Mfite n'iz'abadamu bageze muri menopause, ariko none twari tuvuze kuri iyi ngiyi mpitambura akambijyanishe. Ntaza gusubira inyuma. Umugabo ayambara gute koko? Aha jojoba nyine harazwi. Ugashyiramo muri mwanya, muri uriya mwenda w'imbere, kuko umuntu prostate yarenze agenda ari gutonyanga. Kimwe n'umudamu uri muri menopause warangije kujya muri regre, bira bibaza agenda agira by'imyanda yagiye isigara mu mubiri. Umugabo rero nawe uyirwaye, usko burya nta makuru mfite. Nzi ko kwintana bake.
nari nzi ko umugore wageze muri menopause ibyo kuva biba byararangiye. hari imyanda iba yarasigayemo bikazamo gahoro gahoro. gake ntabwo bivirayo rimwe. Yego. ubwo rero tubafitiye byinshi, mutugane tubamara amatsiko, tubereke ibyo mutazi, tubavumburire mbese. twite ku mibiri yacu. umuntu ni mwinshi Yego sha. ni ukuri umuntu ni mwinshi kandi dufite ubumenyi buke. nyine amakuru niyo ya mbere. ibi kintu cyose ni amakuru. uzi nk'uko nguko umuntu aba yicaye afite bizinesi hano, afite indi bizinesi ari ushaka amafaranga, waba ushyuhije umeze gutyo ukagira mu gihe cyo kurya ibyawe utagishoboye kubirya kubera ko umubiri wawe ibyo waruhiye bivuge neza. kugera igihe cyo kurya ibyo waruhiye ariko utakibibashije, warwaye ibirwara runaka, amakanseri yazamutse, imitima, umubyibuho ukabije, nyine ugasanga byakuzambiyeho. niyo mpamvu nabashishikarizaga kwimenya, kwikunda. nutikunda uzirirwa wirukanka muri shida za duniya, wirukanse ibibazo byabaye byinshi, wiyibagirwe. Yego. kandi wibagirwe ko ari wowe wari uhagarariye ibyo ngibyo. ariko iyo ubigiyemo ukanimenya ukigarukaho, bibasha kugenda neza. tugaruke kuri kare kantu k'abagabo. ko k'abagabo tuvuzeho gake gafate ako kaginga k'abagabo ni maka. aka kamaka. ako kamaka hari akantu wavuze rero. uyu munsi ingo ziri gusenyuka kubera ko ubushake bwabuze. ako kantu kakarinda prostate kanafasha n'umugabo kugira ubushake. dusobanurire kugira ngo abagabo bari kwiheba. imisemburo yarasinziriye. imisemburo isinzira bitewe na stress ufite, bitewe no gukura, kuko umubiri wawe ntugifite imbaraga, cyangwa nawe waraniyibagiwe. Yego. nagiye muri byinshi, niba ntashize isoni, ushobora kwiyibagirwa ukavuga uti ndananiwe, ntabwo uyu munsi ntacyo ndi bubazwe, cyane nabibazwa ndabihakana. bihangana. ariko uko ugenda ubyihorera niko na ya misemburo igenda isinzira. ufite imitekerereze myinshi, imisemburo yagiye mu bindi, ubwonko bwagiye mu bindi, imisemburo irasinzira. icyo gihe ubushake buzagabanuka. na ya myaka yacu irimo kutujyana, navuze ko gakoreshwa kuva ku myaka 40 ku bagabo kuzamura. ari naho usanga iki kibazo cya prostate cyagwiriye. hari imyaka urebamo ari nka muganga urimo kuvura, agasanga abantu barimo kumugana ni abantu bari mu myaka imwe. bitewe n'ubundi prostate iza ku bantu batangiye kugera mu cyiciro cy'abakuze. Yego. hejuru ya 40 umugabo ntabwo aba ari umwana. ariko twibuke ko n'imbaraga n'ubushake biri kugenda bigabanuka. icyo gihe rero nubwo usanga intambara zarose, umwe areba hariya undi areba hariya, hajemo gucana inyuma, hajemo kugira gute ngo bamwe bagiye mu bapfubuzi kuko abandi bari kumwe byamunaniye. kwihangana byanze, umwe byanze undi igikorwa ntabwo akibashije. Yego. naho usanga rero bikurura ibibazo byinshi, usibye na ya prostate twavugaga, ariko no muri sosiyete yacu hazamo ibindi bibazo. ubwo rero mutugane tubereke n'ibindi. hano nazanye product nkeya, ariko dusanze aho turi muri Better Life ni ukuri twagufata neza kandi twakubwira n'ibindi bintu utaruzi, twanakwibutsa n'ibyo wibagiwe. Yego. ibi bindi utatubwiye se? ndacyakomeza. navuze kuri aka naryohewe. nageze kuri aka k'abagabo, aka kanuza, aka gapade, kuko nari mvuzeho hano mpita nkomoza no ku ngaruka. kaginga ntikazabagiraho umwuka byara. n'ubwa mbere byumvise ko abagabo. aka kantu kubona umugabo wambaye pade no kuri ndabinginze. mwirwaneho umugabo wambaye pade, biba byageze habi, biba byakaze n'ukuri. twebweho n'umuruho wacu twemeye tutikururiye. ariko twebwe noneho mwe twamenye twirinde. ababimenye ugize imana yo kuba bibonetse mbere, ntabwo ariko buri wese bino bintu abizi, nta nubwo ariko buri wese abikurura ngo abyumve. ariko noneho niba ugiriwe ubuntu bwo kubimenya, wikwirangaraho ko imana yazabikubaza. ubwo maze kuvuga utubise bikurura n'ibi ngibi, ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. ubwo tugeze kuri utu rero two dukoreshwa. ibyo bara ni ry'abakobwa tu. Yego. dukoreshwa n'abantu. ese nka Bati yabimenya amabara y'abakobwa n'ay'abagabo?
byaterwa abaye akunda abakobwa yaravukanye n'aba kubakunda byarabakunda yaravukanye n'abakobwa yabyaye abakobwa ibintu nk'ibyo ratabyerekeza ku bakobwa pinki ushobora kuba uyizi umutuku biterwa utu rero dukoreshwa n'abamama bageze muri menopause kubera batakijya mu mihango ntabwo ishira ngo ugende umeze nk'umugabo ugende wemye ak'ubugore ntikiburira haba hari imyanda iba yarasigaye mu mubiri iba igomba gusohoka kandi nayo iba ifite ikibazo sibyo nk'abantu bagiye wenda kenshi bakoresha amaonapo muza yabo iba mbi cyane kubera ya miti ya misemburo yagiye ibagumamo itashiriyemo rimwe icyo gihe rero ushobora kugira ikibazo ntago bihita bishira ngo ugende wemye ngo uvuge ngo urwanjye nararurangije hari akagani mama yajyaga ducira hari ibyo tumubajije nko kutubwira nyine ngo twimenye tumaze gukura agahita tubwira ngo udusaka twanjye natumaze mu murima ubwo rero ntabwo umera nk'abandi nyine bamaze mu dusaka mu murima ngo wumve ko ibintu byose byarangiye hari inkurikizi zabyo izo nkurikizi rero nizo zifashwa n'utu tuntu aka kantu karimo umutima imbere harakore napfunduye ubushize ndi gukora ikindi kiganiro numvaga ntagomba kubipfundura byose ko ndagafite tukarebereho ipfunduye imeze gutya ahangaha harimo umuti w'icyatsi abamama barwaye ama-infection n'abakobwa n'abadamu bageze muri menopause baradukoresha ntago zikoreshwa nka pade zisanzwe z'umuntu uri mu mihango ubaye uri mu mihango arizo ufite wakambara ariko atari cyo ugambiriye ubundi akagakoreshwa nk'umuti ku bantu bafite ibyo bibazo navuze by'ama-infection ku bantu bari muri menopause nibo babasha kuba badukoresha kuko uyu muti uragenda ugakurura ya myanda iyo ukambaye wumva gakonje kuntu ariko ntabwo ari ugukonja nyirizina kuko gatose ni kagati umva kakaryaryate ako karyaryate reka nkagereranye na karyaryate twumva muri Colgate ushobora kwiborosa ukajya wumva hari akantu kari kukokera uyu muti rero nawo wokera nkako ni uburyo bwo kugira ngo babashe kumva ukuntu uwo muti umeze wo ukora iki ukurura ya myanda iri mu mubiri irimo hariya imbere igenda yizana bitewe na kano gati kuntu kagiye kazamukiramo noneho bikagenda bimanuka n'ubwo buryo rero n'ama-infection nukuzi ko haba harimo nk'udusebe ndi kuvuga ngo uziko kugira ngo baraze urwaye haba harimo utuntu tw'udusebe bitewe nyine ni ya myanda hajemo udusebe biracika hazamo ibintu by'ibyanda bimeze nk'amata yapfuye ni biki hari ukuntu abadamu batabizi bajya bitiranya ama-infection n'igihe cyo kuba uri muri ovulation ibyo bintu biratandukanye ngiye kubivugaho hano kugira ngo bitandukane n'umuntu wajyaga byitiranya abyumvireho yumve ko bitandukanye umuntu ashobora kuba ari muri ovulation akabyitiranya n'ama-infection ushobora kuba ufite ama-infection ukirara kuko uzi ko ari indwara ukiha amahoro buriya ntabwo ari byo ni cya gihe cyacu duhora tumeze gutya oya ibyo bintu biratandukanye umuntu urwaye ama-infection urinaire hazamo uruzi rufite umuhumuro mubi rufite ibintu bicikagurika by'umweru kandi urababuka ukazana n'ibisebe icyo gihe uburwaye ama-infection uba ugomba gukoresha kano kantu umumama nawe uri muri menopause nawe namuvuzeho nibo bagakoresha uburyo ki bagakoresha twabivuze ukambara neza ntago karemereye nka biriya bipade bindi gafite aka epeseri gato gashoboka hari ukuntu ushobora kuvuga ngo ubuse ngo najya nyihoramo ngo ubwo ngo bibaburanye kuko amakotegisi asanzwe hari igihe kubabura ukajya nko kuva muri kiriya gihe cy'imihango urwaye nk'ibintu by'ibisebe bitewe n'uko yakubabuye hari n'igihe umuntu bitewe n'iminsi amaze mu mihango yumva nko ku bwa nyuma yagenderaho ntayo yambaye kumva uyihaze ntabwo utu ngutu rero uduhaga kuko ntabwo itwikana nta n'ubwo iremereye
hari n'ipantaro ujya kwambara bitewe n'igisirimu wifitiye ugahita utekereza ko igipande kiraba kiri kugaragara nk'inyuma ntabwo aka kantu kagaragara epeseri yako ni hafi ya ntayo nta kintu yakujenaho nta kintu nyine umuti wose urarura sibyo bibaye byanajenanye ariko uzi ikintu urimo kwivura urihangana nta muti uryoha rwose banyabusa tubyumvikaneho izi pade rero zikoreshwa n'abantu bari muri menopause n'abenda kuyijyamo nabo bagira ibimenyetso ino detox detox yo ikoreshwa ku bantu barwaye imitsi siyo yari sigera nisigaye detox rero murabona ko ishushanyijeho ibirenge n'akandi kantu gatoya kajya kumera nk'aka ngaka sinzi niba kameramana ari kukareba neza ku buryo n'umuntu urimo kudukurikira ari bukabone nayo ndi kuexplica buryo kikameze n'ibirenge ubona bisa nk'ibyambitswe padi wa mugani kajya kumera nk'aka gapadi ariko ko ni gato gafata mu bworo bw'ikirenge nako rero karimo umuti hari igihe umuntu aba yaragiye muri massage ngo yahagaze ngo mu myunyu y'inyanja ngo yabigenje ate ibyo byose byaranze hari indwara y'imitsi yitwa nerve sciatique bitewe n'uko wenda ufite ibiro byinshi ukaba wararemerewe bitewe n'uko uhora wicaye bitewe n'akazi kawe ukahora wicaye ya mitsi ikipfundika warugiye mu massage runaka biranga cyangwa wabuze n'umwanya wo kujyayo aka kantu ukambara nijoro wakarabye usa neza ugiye kuryama uragashishura gafitemo akantu gashishwa nk'agakore kumwe na shishu iyi ngiyi ukakomeka mu bworo bw'ikirenge warangiza ukaryama ko karara kari kunyunyuza ya myanda iri mu mitsi ya myanda cyane ko numvise ko ibirenge ari byo haba harimo utuntu twose byose niho bituriza hariya hasi nk'urugero nubwo wenda biri kure nk'iyo umuriro ugufashe urukwirukankamo ukaza kugaruka mu kintu kiri hasi mu birenge rero na bya myanda yacu za ndwara zacu ibitwiriwemo ibituremereye byose bibarizwa hariya hasi imyanda yose mu birenge aka kantu rero ukomekamo kakabikurura ya mitsi ya myanda iri mu maraso uryamye wowe uriryamiye umeze neza wiziguye nta kibazo ufite hari umuti uri gukora akazi kawo wonyine mu gitondo wabyuka ukakeguramo ukakajugunya ukajya mu kazi kawe yego Uwine nuko rero byose turabihituye ibi ni bike tubonye ahangaha muri Better Life muri Better Life byanze bikunze mufite byinshi mwazanye amasambu kuko urumva no kugira ngo n'abantu bazi banabagane urumva tweretse duke izi ni nkeya ni sampo nazanye ubwo urumva ku bantu mwifuza ibingibi n'ibindi tutabonye byanze kunze mugane muri Better Life kugira ngo babafashe tugire ubuzima bwiza hari benshi uyu munsi bari kurwana n'ibiro kuko ntabona umwanya wa regime akazi ke ntikatuma abona umwanya wa regime icyo ni icya mbere noneho biranaryana guhora urya ibintu rimwe na rimwe bikakugora wagira ahantu hari ibifiriti ukuntu nkunda ifiriti ukuntu nkunda amandazi ukuntu nkunda pizza ukuntu nkunda capati ibintu by'ifarini byo n'amayawurute ibintu binono birimo amasukari yego uyu munsi rero muri Better Life hamwe n'uyu muvandimwe hamwe na Uwineza kubwiza ukuri ko bagufasha bikagenda neza. Uwine, message waha abo bantu tugana ku musozo ni iyihe? Icya mbere nabasha kubabwira ni nimero yacu dushobora kuba twabonekaho. Yego. Nimero yacu ni 0798 59 58 Yego. Nayisubiramo. Nta kibazo. 0798 59 58 turongera no kwisubiramo ariko tubanze numvise uri umuntu uzi gusobanura ibintu neza ufite ubwenge ntawe udafite ubwenge ko nyine tumenya kutanga mu buryo butandukanye. Yego. Mbwira umuntu uri kutwumva muri kano kanya wumva byananiranye ajya kuri regime bikanga
byumva ubuzima bwe butaryoshye bitewe n'uko ntabwo ari kwikunda umubiri uramuremereye cyangwa se hari ukuntu yumva muri we atameze neza aba akeneye izo detox ibintu nk'ibyo ngibyo utu n'utundi nk'umuntu wamubwira ko mu ijambo ry'icyizere ryatuma yizera ubuzima cyangwa ijambo ryamuhumuriza. Ikintu cya mbere namubwira yicika intege yikumva ko byacitse kandi yikumva ko ari wenyine natwe niko byari bimeze kandi namara kubibona impinduka namara kuzibona azagaruka dushimira. Ntabwo ari bya bintu byo kwamamaza cyangwa byo gucuruza sibyo. Abantu bo muri no minsi bavuga ngo ni ugutwika, ntabwo ari agatwiko. Naza tugane adusange ubundi tumwereke icyo gukora kuko nawe azabera abandi urumuri cyangwa inzira. Yego nanjye nuko byatangiye kandi dore aho ngeze ndimo kuba umuhamya. Yego kandi azaba yiyitayeho yigiriye umumaro ayigugiriye n'abandi. We neza wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye. Ni muri Better Life bafite byinshi cyane byakunganira imirire yacu cyane ko ari byo turya rimwe na rimwe bigatuma tubyibuha ibindi bigatuma dusa nabi cyane ko iyo turiye neza hari ubwo dusa neza hari n'ubwo dusa nabi. Gerard cyane nibagiye naguciye mu ijambo dufite n'amavuta meza ntabwo duvuga inyunganiramirire gusa n'ikijyanye n'amavuta ugasa neza. Hari abantu ese uko ukeneye nabyibagiwe kuko nabeze byatewe n'ibyo mfite hano. Yego amavuta yo kwisiga turayagira bitewe n'uruhu rwawe. Ntabwo twareba ngo ibirongo ibiki tutarebye na po y'umuntu. Hari ibintu urya ugasa nabi wamara gusa nabi bitewe n'uko n'umubiri utabyakiriye ugasanga warwaye ibintu by'ibibuto ukabirahindiriye utikanaka mugenzi wanjye arasa neza yisize iki ugahita ugenda ukabaza mugenzi wawe nyamara ntabwo uruhu murunganya ntimusa ntimugize gute. Hari abantu bafite impu zitandukanye uruhu rwumutse uruhu rw'amavuta urufite ibiheri urwishwe n'amavuta runaka wisize kuko atagukwiye. None namara kukubwira ibyo muganga yambwiye bitewe n'uruhu rwanjye ukagenda nawe ukabyikaburiraho kandi ntiduhuje uruhu. Deja uruhu rwawe ruhita ruhindana ugasanga rwarashaje imburagihe ibintu byakuzambiyeho. Ariko iyo tugannye tukareba uruhu rwawe tukamenya amavuta turi buguhe birangira usa neza umeze neza. Rwa rukundo mu bantu ari urwo wikunze n'urw'abantu bagukunze ugasanga urukundo rurimo kugwira. Ako kantu sinzi impamvu nari nkibagiwe. Ubwo uyu ni umwanya wako. Yego hari umuntu ushaka kwibaza ngo ese ya mavuta ashobora kuba yatuma umuntu yatukura. Yego amwe bita umukorogo. Yego umukorogo ntabwo amavuta yacu ari umukorogo. Tujuru ni ibintu bindi turera. Yego nta mavuta meza wakwisiga saryo ubwo nubwo ndi inzobere ndatukura. Iyo urebye umuntu witukuje uhita umubona. Yego ni amavuta tuguha nabwo uruhu rwawe twarupimye twarurebye bitewe n'urwo ari rwo tukaguha amavuta bijyanye atari ugupfa kugura ngo nuko wabonye ko nge yankesheje ngo nawe uragiye urayaguze. Iyo defa abamama turayigira ugasanga cyangwa ukasanga ufite akajagari mu mavuta. Niba uyu munsi uri kwisiga aya ngaya uyisiza agahe gato ntabwo uzi niba umubiri urayakira ugahita uhindura ukajya ku yandi. Ibyo bintu byica uruhu biteza akajagari ku ruhu narwo ntabwo rumenya uko ruri bwiyakire n'uko ruri bukwakire. Ibyo bintu rero abamama ndabibabujije mugabanya akajagari mu myisigire ubanze umenye ngo ndisiga iki nabibwiwe nande ndinde nsa gute byagenze gute. Yego hari umuntu ushaka kwibaza ngo ibiciro byanyu sito none ibintu nk'ibi ngibi by'ama supplement ibintu twita ku binaturere bya bitakwangiza umuntu. Hari ubwo rimwe rimwe biba bihenze. Kuri mwe bwemeze cyane igiciro cyacu kiraho bitewe n'icyo umuntu ashaka. Ntago waba ushaka ikintu cyiza ngo nabwo use n'ugisitayeho cyangwa kikorohere ariko nanone ntago ukabya kurimo ku buryo turemerera abakiriya bacu. Ni ibintu byo gukorera hamwe gufashanya gukundana bigenda neza ntago bikanganye. Yego ubwo babyumvise abashaka kugana muri Better Life
muze guhamagara nimero de telefone mwumvise. Tunashimira cyane Uwineza Martha twagane muri kino kiganiro inkuru yanjye. Muri commentaire niba wumva hari icyo biza kugufasha wandikemo uvuga uti rwose ebana nandi umukandida kujya hano kwaba Uwineza. Naha dusoreje ikiganiro cyacu, yongera gusubiramo nimero de telefone kugira ngo mumugane mubagane. Vuga nimero yacu ni 07 8 5 9 58 60.